numva abo bayobozi bayobora Etincelle bavaho president d'honneur akaba akarere cyane ko kajya mu kigano z'akarere aho kajya gafata umwanzuro kagashira icyo kintu ko ubuyobozi bushaka kwisanira umutoza wabo akarere kose ubwo ngubwo ibyo bintu equipe yamerage equipe ifite hari habayemo iminduka imwe y'umukinnyi bita Niyonsenga Ibrahim wabanje hanze Kibongi abanzamo Robert Mukogoro cya ku 9 ariko iyo minduka ngewe nabona gatari iminduka yari ikenewe kwiki umwana muto bita Ayman wa mwana ufite impano yatsinze igitego cyiza cyane sinzi niba warakibonye kuri highlights equipe ifite zagara idashaka gukemura Etincelle nikemure zagara ifite sibingi bino bagari byo abantu bazabirwamo ku kibuga bajye kureba umupira birirwa bameze batahe bababaye buri gihe iyi ni imitima y'abanyarubavu yose imitima y'abanyarubavu yose biba bari kurwaza abantu ndetse subyishura ko urukundo rwa Etincelle kandi nta nubwo ujye wababaye umukinnyi w'umukongomani rutayizamu w'umunyakongo Kasereka Musoyi Agile greetings tugarutse muri Kivu Sports updates mu makuru ari kuvugwa mu makipe hano mu Rwanda turi bwibande mu Rwanda cyane aho amakipe menshi ari kugenda yiyubaka ari kugenda yongeramo abakinnyi arekura abandi nabo babafata gutyo abakinnyi bari kugenda baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye amakipe ari kwiyubaka ku buryo bugiye bukomakomeye ariko bimwe mu bintu bibabaje nuko equipe yacu dukunda Etincelle yo iracecetse cyane nta makuru arimo nyamara mu equipe arimo nk'amagaju ni equipe n'ubundi imaze hafi imyaka 2 ikomeye ariko n'uyu munsi urebye abakinnyi iri gusinyisha ni equipe ishobora kuzatanga n'ubundi akazi gakomeye murabizi ibyo yakoreye Rayon Sport za APR reka nakireka kule kugira ngo tubinyure mu kakure mambo fresh kabisa bimeze bite ni sawa ndabona ari sawa ikirere kimeze nabi ariko n'iby'iyi minsi ntabwo byatubuza gukora ko tutari umunyu se ngo turayonga bimeze bite meze bien urebye ndashima Imana wari umaze iminsi Kigali ariko wari warahunze byari bimeze nagiye mu bishije ibintu biri kubera muri kiriya kibaya nagiye mu bukwe oya ese ko nagiye mu bukwe ikibaya bitarakomera nagiye mu bukwe bw'umuvandimwe wanjye bakunze kwita Babito abantu benshi baramuzi nanjye nabonye muzi uramuzi ntabwo wamuyoberwa hano mu mujyi umujene nawe bibera mu bintu bya caguwa cyane bya bintu by'abajene binaha bya caguwa nawe bikeneye nawe umunyuraho nawe n'utuntu twe cyane inshuti yanjye rero cyane naye namutahiye ubukwe wabonye ko naye namwambariye neza burya ikoti riranambera birangiye ubonye ko wabereye cyane uravuga ati nanjye cyagike nshobora kugikorana narasubitse rwose ndavuze ugomba kuyinoza rwose nanjye nkakora ubukwe rwose ntabwo ubukwe buraryoha cyane byatari kabisa ubukwe buraryoha Imana izadushoboze natwe kandi wabonye ko biba bisaba just gufata umwanzuro no gufata umwanzuro ibindi byose Imana ibibirimo rwose yafashe umwanzuro bigenda neza kakule ku makuru uri kugenda ukurura hano Igoma urabona ibintu bimeze bite by'Igoma rero ngiye sinya nkunda kubimenya cyane ibi bintu bya politike ngiye mba nicaye aho ngaho numva nyine ibisasu bikubita ubwo nyine bavuze ngo duhunge nahita mpunga ngiye ni gutyo meze ntabwo nzi ngo biri kuva biri kujya ariko amabombe ndayumva nyine gusa ku bantu barimo kubimbazaho bamase bimeze bitagwe muri Kongo mu Rwanda nk'uko mubizi ikirere cyacu kirarinzwe ubutaka amazi yacu bibora byose bimeze neza n'umutekano turi kugenda amasaha 28 nta kibazo kabisa ku bantu muri Kigali amafamily kugenda tubaza uko ibintu bimeze n'abandi bantu wenda baze kumva ko twebwe tumeze neza ariko wenda mu baturanyi niho ibintu bitameze neza cyane wenda na general warukuriye ingabo muri Nord Kivu kuri kote ya FARDC yapfuye muri iki gitondo kabita uwo bita Chirimwami byarangiye yapfuye se kandi ndikuvuga ngo yahunze yashatse guhunga ngo wazarenda zirambye ati ntabwo uri buhunge ngo dusige tugomane hano ndupfire hano arahaguma biza no guhwiswa cyane aza no gufata itangazo avuga ati ntabwo nahunze ndi hano ndi kumwe n'abaturage sinshobora kubasiga mu gitondo rero yiyongoza kujya kuri front line ahagezeyo ebanga umusimunayipa kabisa mumerera nabi amukubita knockout nyine ubwo ni gutyo byagenze reka twebwe twigarukire muri sport hanyuma tuganire kuri izi transfer zirimo kugenda ziba mu makipe atandukanye mbere yuko tujya muri transfer habaye imikino y'igikombe cy'amahoro muri iki cyumweru habaye imikino ibanza yabaye ntabwo nari mari mu magezo ko byagenze gusa umukino wahuje Etincelle n'ikipe ya AS do Kigali umukino ubanza na indi Kigali abashije kureba Etincelle yatsinze Kigali ibitego 3-2 twaza kugaruka ku mukino wa phase retour taravuzweho rumwe n'abafana batishimiye imyitwarire
y'abayobozi b'ikipe ya Etincelle n'yaba n'abakinnyi uburyo bitwaye bagenda banogwanogwa yuko match yabaye match fixing baratamiye ariko nyine nanjye amakuru nkuru aho ngaho ku mihanda n'iki bakambwira ko ibyo bintu bishobora kuba byarabaye hari n'ababyiboneye ku maso yabo. Ibyo ni ibintu turaza kugarukaho. Ikipe ya Rutsiro yasezereye Kiyovu Sport kuri aggregate y'ibitego 5-3, aho umukino ubanza hanganyije 1-1, umukino wo kwishyura Rutsiro itsinda Kiyovu 4-2. Rutsiro ni ikipe ikomeye, turaza no kugarukira n'abafana imaze kubona abafana benshi. Turaza kugaruka n'ukuntu batomboranye muri 1/8 cy'igikombe cy'amahoro. Turebe uburyo bazahura, aho imikino izaba ku matariki yamazena yo kujya hanze kuri tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri na tariki 12 niyo mikino ibanza izaba, na tariki 18 na 19 z'ukwezi kwa kabiri niyo mikino yo kwishyura izaba ya 1/8 mu gikombe cy'amahoro. Ibyo turaza kugarukaho, tugaruke no kuri transfer zirimo ziravuga hano muri iki gihugu, transfer nyinshi turagarukaho. Tudatinze rero twatangira, ntabwo twakomeza kwizinga mu magambo, dufite byinshi byo kuvuga, ni byinshi cyane Jarud. Yego, turibuze no kwibanda mu Rwanda cyane, turibanda mu Rwanda cyane, kandi turaza kwibanda cyane ku ikipe ya Etincelle. Ni ikipe dukurikirana cyane, ni ikipe yo mu rugo, twitwa twifuza ko hari icyo yageraho. Ntihakagira umuntu twumva ngo twabibasiye ngo twakoze iki, tuba tugira ngo hagire impinduka. Kuza hano tuvuga ko Etincelle yatsinze, kandi ngende ndumva yuko uyu munsi iki kiganiro ndimo ndakora byose bimeze neza, ikiganiro ndimo ndakora akarere kamfashe rwose. Ibintu ndavugaho ni ibintu bikenewe cyane mu ikipe ya Etincelle, ni ibintu bikenewe cyane. Tudatinze rero twahera mu gikombe cy'amahoro. Match zabaye nyine tukongera tukazibasubiriramo, ariko ntago ari nyinshi. Twe turibanda ku ikipe zacu zangaha yaba Rutsiro n'ikipe ya Etincelle. Ikipe ya Rutsiro yabashije kuba qualifié, itsinze ikipe ya Kiyovu Sport mu mukino wo kwishyura ibitego 4-2, aho umukino ubanza rero wanganyije 1-1, biba aggregate y'ibitego 5-3. Ikipe ya Rutsiro birakomeje muri fazi yakurikiyeho. Ikipe ya Etincelle yaje guhura n'ikipe ya AS Kigali ku munsi wo kuwa gatatu. Etincelle yakiye ikipe ya AS Kigali. Kerzi ni umukino wabashije kureba cyangwa imvura yakubujije kugera ku mukino? Kubera imvura ikirere ntabwo cyari kimeze neza, ntabwo cyari kimeze neza, ariko nyine ababashije kureba umukino, nanjye sinabashije kuwureba, ariko amakuru menshi manyafite, mafite bagenzi banjye bariyo, mafite abantu banjye bancukumburira, bagomba kumva amakuru idonido y'ukuntu ibintu biba byagenze. Ikipe ya Etincelle ni ikipe kuri liste yari yabanje ku Kigali, liste yabanje Kigali niba mwarayikurikiranye neza, hari habayemo impinduka imwe y'umukinnyi bita Niyonsenga Ibrahim wabanje hanze Kibongi, abanzamo Robert Mukogoro cya ku 9. Ariko iyo mpinduka ngewe nabona gatari impinduka yari ikenewe ku ikipe yari yatsinze. Ikipe yatsinze ntago ihinduka, oya ikomeza ahubwo gufatira hiyo run, ikomeza kwitwara neza. Baje guhindura rero babanzamo Niyonsenga Ibrahim Kibongi, abanza ko hanze, abanzamo Robert Mukogoro cya, baje gukina. Ikipe ya Etincelle yabanje igitego. Umwana muto bita Ayman, wa mwana ufite impano, yatsinze igitego cyiza cyane, sinzi niba warakibonye kuri highlight. Narakibonye, yatereye kure cyane, igitego cyiza kidasanzwe. Uyu mwana uko bagenda bamuha icyizere, aragenda azamura urwego cyane. Ntabwo ari kudutenguha rwose, kandi courage kuri uyu mwana rwose turamushyigikiye, akomeza ashyiremo imbaraga cyane. Na Nyagasana akomeza mwagure, amurinde imvune, akomeza kwitwara neza hanze y'ikibuga, gire discipline. Etincelle rero yaje gukomeza irakina, AS Kigali ikomeza kuyataka. Etincelle iza gutsindwa ibitego 3 mu minota 25 ya nyuma. Ikintu kitumvikanwaho n'abafana cyane. Nge nahuye n'abantu barambana, ikintu kitumvikanwaho n'abafana, ntabwo nari mpari, ahubwo mu byagenze bite aravuga ati ibintu byabaye kuri stade byawe, abonaga byabaye kuri stade. Ariko nkaba nge nari mfite amakuru, match ya Rutsiro n'ikipe ya Kiyovu Sport irangira, ngewe ndavuga amakuru mfite nahawe, kandi umuntu wayamuye yarizewe cyane, ni umuntu wari uhibere kuri stade. Ntago ngindi misinkora iki, AS Kigali ikora docrassage, hagaragaye team manager wa Etincelle bita Juma n'umutoza Kalisa François bari muri stade, baje kureba decrassage za AS Kigali. Nyuma baje kugaragara binjira muri aho bita muri VIP kuri stade habera press conference, aho dukorera ibiganiro n'abatoza, abantu babona basohokanye n'umuyobozi wa AS Kigali. Icyo kintu buriya wacyumvisha umufana ute kuri equipe adversaire, murahura mu gitondo akurikiyo bakakubona uri kumwe n'ubuyobozi bwa equipe adversaire? Byo bari ikibazo, ibintu binagoranye, nta n'ubwo adversaire akenshi bayemere kugera ku kibuga kugira ngo ataza kwinjira equipe akaremye. Nabyo ni ikibazo, ibyo bari buze gukina. Icyo cyaba impamvu kubona abayobozi ba equipe ya adversaire bari kumwe, bari kuganira, urumva bishobora gutera dute cyane, abantu bakaba banabyibazaho cyane birenze. Icyo cyaba impamvu. Kandi ikindi tena kuri match ku mukino uri kuba,
habayeho indi relation yagaragaye ku kibuga aho vice president w'ikipe Etincelle amanuka akajya kuri Senyenge agamagara team manager bakavugana igihe kirenga iminota 5 match iri kuba. Ese bavuganaga iki muri match iri kuba? Match iri kuba kandi team manager Etincelle nakivanga mu mirimo y'umutoza. Ese team manager umutoza nawe muhaye imirimo yo kuba umutoza wa kabiri tubimenye ni assistant coach. Byasaba ko baza kubidutangariza wenda babidutangarize tubimenye. Team manager mbona haguruka mbona ari we yanima gute? Team manager zibyo umupira na kariyeri y'umupira bamo akazi kano guteam manager nta hantu bihuriye na coaching. Kana akazi kaba kagomba gukorwa n'umuntu wakize nta hantu bihuriye na coaching umutoza kuko ni ibintu babikomeye cyane. Team manager ngiye mfite amakuru ko anabangama cyane n'abakinya abangamira n'abakinya ateranya n'umutoza. Ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo kiri muri Etincelle. Etincelle ntabwo ifite ikibazo, ibyo byarabaye umukino AS Gareza kuwutsinda abari ikomeza iza gutsinda ibitego 3-1 birangira aggregate bayi ibitego 5-4 AS Kigali birakomeje muri round ikurikiraho. Ariko Etincelle ntabwo naje gusanga ifite ikibazo cy'umutoza gusa. Etincelle ntabwo ifite abakinnyi babi, twe turaza kubigeraho, ifite ibyo abigomba gukosora adanga ari imyanya myinshi. Ariko Etincelle byonyine n'ubuyobozi nabwo bwibanda mu kazi k'abatoza. Ntabwo abuyobozi nabwo bwibanda mu kazi k'abatoza, n'abatoza nabo basa nkaho bakora iby'ubuyobozi bwababwiye ako kanya. Umutoza iyo afite inshingano, iyo umutoza afite contract yiwe hari ibyo aba yariyemeje gukora agomba gukora. Iyo byamunaniye n'ubuyobozi buza kumutokinga ko byamunaniye, ako ntabwo mu president w'ekipe cyangwa mu vice president aza kubwira umutoza w'ekipe ati kora iki, simbuza uyu, hajyemo uyu, kuramo uyu. Habaye remplacement 3 mu gihe gitunguranye, mu gihe cy'iminota mike akuramo bakiza. Wenda Papio yagize ikibazo cy'imvune, inakomeye yagize imvune ikomeye, nani namworohereze wenda agaruke ari mu bantu badufasha nka captain. Ariko noneho habaye icyo kibazo cyo gusimbuza abakinnyi mu bintu bitumvikana. Umuzamu witwa Musa rwose kuntu yari yakinnye match ya Fazare turi yaranengushye rwose. Sinzi ngo Musa byagenze bite, simbyinjiramo. Ariko nawe niba ari umuntu ushaka kwevuriwa, umuntu umaze imyaka 3 muri Premier Division, ushaka kuva Gisenyi akaba yagiye Kigali mu kipe zindi zikomeye. AS Kigali ni ikipe ikomeye, ni ikipe yaguhindurira ubuzima, ikaguhindura ubuzima kariyeri y'umupira byagenda neza. Sasa iyo ukinnye nabi kuri match nk'izi ngize se ninde wakugirira icyizere? Icyizere cyo gitaka Imana. Ibyo turaza kubigeramo. Etincelle ikeneye umuzamu, ejo mora mbivuga umuzamu mukuru. Izi ni match z'abazamu bakuru. Etincelle ifite ikibazo cy'umuzamu, sibyo? Tutarava kuri Etincelle mbere ko tujya muri transfer niki. Jarudi nakweretse imibare ya Etincelle muri Fazari. Nayibonye mbone Etincelle mu mikino 15 yinjije ibitego 7 muri Fazari, yinjije ibitego 7. Hari umwamagaju urusha Etincelle yose ibitego. Serafa afite ibitego 8 arusha Etincelle yose. Abataka ifite aba forward, ifite aba wing, ifite aba mediateur bashobora gukina bajya imbere batsinda. Ariko wibaza ko Etincelle mu mikino 15 yinjije ibitego 7, akaba ifite ibitego 8 ari umwe mwataka wamagaje arusha Etincelle yose ibitego. Kiri ikibazo babwira ngo bakeneye umwataka, ngo nago ekipe ikeneye umukinnyi w'umwataka. Iyi mibare irivugira ngo ujya gushaka abakinnyi b'ubucogocogo ba miliyoni 1 n'igice, miliyoni 2 miliyoni, ugasana abakinnyi 5 ba miliyoni 7 n'igice. Fata miliyoni 7 n'igice zigura umukinnyi umwe muskora umwe, araza kuri difference ishaka z'ibicumi kugura umukinnyi umwe muzima, sinisha imyaka 2. Cyo kintu bagomba gukosora, nicyo kintu bagomba gukosora. Etincelle iratubabaza cyane, twe ntabwo tubivuga kuko tuyanze. Abo ngabo turi kumeshoni kandi bashaka batwange, nta kibazo batwange. Dukunze kwa turi ku kipe ni ekipe yacu. Sigabana uburyo Rutsiro yigaruriye abafana man. Rutsiro maze kwigarurira abafana, Rutsiro aba ekipe y'umujyi. Rutsiro sigaye kina na Mukura, ekipe Mukura ikaza na bisi y'abafana ifite, ariko ugasanga stade ni Rutsiro. Bese twabashaka natwe tujye kuri Rutsiro, tube nk'abandi. Kubera ikintu kitsinda. Dukunda ekipe wanyu, dukunda ekipe yacu. Yishakira abafana. Batubabarire bareke gutwangiriza imitima, ekipe yacu iratubabaza, bareke gutwangiriza imitima. Dukeneye kugira ngo Etincelle ibe ekipe abantu bose bakunze, ayo ngarurira abafana b'akarere ka Rubavu. Hari abasaza durana mu mujyi birirwaga bari kurira Etincelle, bakubwira ati ubungu sinagaruka ku kibuga kubera ibintu baba barimo, kuki bashaka kwica ekipe yacu. Ubu natubabarire bityo kibazo mu murongo utukura. Ntabwo turi mu murongo utukura, turi imbere yazo gatoya, ariko nubundi ni naho erega kakure hariya. Ntabwo none se ubu wavuga ngo Etincelle ize kuguma mu cyiciro cya mbere? Ntabwo akakanya wabyizera man. Etincelle avuga ati kubona uburyo andi ma ekipe ari kwitwara. Dufite ikibazo cy'umupemeka wa Etincelle kipasa bazi ko yarwaye, niyo mediateur ko dufite wo wagizaga imipira imbere. Ibi ubona ko hari icyo kibazo, shaka mu mediateur. Dufite ikibazo cy'umuzamu hanze, nirwo mvuga abazamu barahari n'abanyarwanda
tutiriwe tujya mu banyamahanga tutazi. Ba Boneri ni bahari, hari amakipe babonye ba Boneri. Boneri ni ekipe afite umuzamu mwiza. Bakundana Etincelle ko yakini Espoir kinishit akoze muri Espoir induto ziyobewe. Izakoze muri umuzamu mwiza kuki batamuvugisha. Habare magahungu hari ekipe afite. Umuzamu mwiza wa Gisenyi. Turwara mu baye Gisenyi. Badafite ama ekipe. Tutiriwe tujya kure. Experience bafite izina bashaka kongera kuranza kariyeri zabo ngo batera imbere. Badufasha no kujya kure gukora iki. Urumva? Bashaka umuforward umwataka mwiza. Rutsirira sana abakinyi bose kabitwarira. Abakinyi beza bose bari muri Rutsiro. Uwitwa Jeremy Basiruwa wari wakinaga muri Kiyovu Sport. Utarumvikanye na Kiyovu Sport. Umuwinga mwiza si yasinye Rutsiro ejo bundi. Yarasinye. Etincelle ireba he. Uwitwa Musa Mutimana Musa bakunze kwita Ndusha asinye yakinye muri Etincelle ni bamuzi. Muri Vita Club muri Leopard muri za Leopard zo muri Kenya. Abo bose bagiye muri Rutsiro batabareba. Gute abayobozi ba Etincelle bavuga ngo na amafaranga ifite ntabwo ibuza amafaranga yo kugura abakinyi. Ese ubwo twavuga ko Etincelle ntabwo bose badutangarize ko na amafaranga ifite. Rutsiro na karere gakize kurusha karere ka Rubavu. Karere ka Rubavu ni ganda makuru amenye ko Rutsiro igiye kubaka stade mu Kibera bagiye gushiramo tapi. Stade ni bisanzwe iyo gahunda ari sanzwe yari mazi. Ikiganiro na meya akoranye na kwizigira wabwira ati yebane tugiye gukora stade kabisa. None baze abafana bamaze kwigarurira hano ni bageri wabo. Hano ni hafi tuzatujya kwirebera Rutsiro. None se ubwo kuko bashaka kubica kuri equipe yacu. Badufasha abayobozi abatoza bashaka abatoza bazima Seningaraga Rutera jabarahari ari abatoza benshi bafasha Etincelle bayizi bazuze. Tuzi ko numva ngo akarere karano mu mutoza runaka ngo ubuyobozi ni bushaka uwo mutoza guteze. Tumenye equipe ari yandi. Muri nge numva abayobozi bayobora Etincelle bavaho president d'honneur akaba karere. Kini ko mbyumva mu kigano z'akarere. Aho ukajya gafata umwanzuro kagashira iki kintu. Ko ubuyobozi bushaka kwisanira umutoza wabo. Akarere kose ubwo ngubwo ibyo bintu ekipe yameragi. Ekipe ifite zagara idashaka gukemura. Etincelle ni kemure zagara ifite. Sibinga ibintu abagore by'abantu bazabirwamo ku kibuga bajye kureba umupira birirwa bameze batababaye buri gihe. Iyi ni imitima y'abanyarubavu yose. Imitima y'abanyarubavu yose biba bari kurwaza abantu. Nsigaye hariya hirya VIP ngasanga bisuje 3 muri VIP 5 10. Nose subyishura ko urukundo rwa Etincelle. Kandi nta nubwo ujye wabaye. Kumva. Etincelle rero ni byo ngibyo igomba gukemura. Ntabwo nyine nibyo ibindi tuzakomeza tubivuga ibi tuzabivuga buri munsi ibi nzaruge kuri kamera ngenza bivuga buri munsi. Ikindi kintu giteye munyengeka kurereba hano andi ma equipe ageze ari kwiyubaka. Etincelle hari amakuru ufite y'abakinnyi yabiri kongeramo hari yamaze gutanga nta numwe bavugisha naki ibibazo noneho ureba hari ikipe y'amagaju imaze kongeramo abakinnyi 5 ureba hari mukuri imaze kongeramo abakinnyi 3 Gasogi imaze kongeramo abakinnyi 3 wo gugura abakinnyi muri izo equipe ziri mido ndi kukubwira ziri kuri level ya Etincelle Gorilla imaze kongeramo abakinnyi 3 izo equipe ziri mido kuri Etincelle ndi kukubwira sinshaka kuvuga APR na Rayon Sports zirwanira igikombe so ziba zigomba kongeramo bitewe nabo zatakaje sibyo ngibyo bya Etincelle rero rwose naho ngaho nzakomeza mbivuge nzakomeza mbivuge abagenda banyitwaramo inabe ntacyo bazantwara nzabivugira no kuri mikro niko kazi kanje nicyo nshinzwe nzabivuga ibibazo byose buri muri Etincelle nta muntu nanga na mfitanye nawe ikibazo nta muntu umwe muri Etincelle duje akazi wese akora akazi ke kandi agakore neza dukeneye ko equipe iba equipe iri ku murongo ndakeka byumvikanye hanyuma reka tube tunabirenze gato dukomeze rero n'amatransfer yabaye n'amatransfer ari kuba yandi ma equipe nyine ifite gahunda ari equipe ya Mukura Victory Sport yasinyishije abakinnyi babiri harimo witwa Dextin Izoxose Malanda na Ailala Samson Olados uyu Exose Malanda yakinaga mu ikipe y'amagaju okay yakinaga mu ikipe y'amagaju baje kumurekura yigira mu ikipe ya Mukura Victory Sport ikipe ya Mukura nayo iri kwibaka imeze neza hari n'undi mukinnyi w'umwataka nayo yaguze umukongomani nawe mukuru urwo rukumva imaze kwibaka kuri abo bakinnyi 3 ikipe y'amagaju yo kuri uyu munsi ikipe y'amagaju ishura ko ifite gahunda y'igikombe tutabizi ifite gahunda nyinshi yavuze ati igikombe birashoboka president nawe yatangaje ati igikombe kirashoboka basinyishije umukinnyi w'umukongomani rutayizamu w'umunyakongo Kasereka Musoyi Agile Kasereka Musoyi Agile wakinaga mu ikipe ya AS Nyuki amasezerano kamushyashya y'imyaka 2 amasezerano y'imyaka 2 ikipe y'amagaju isinyisha imyaka ingahe 2 magaju ukumva ko ari ikipe iri tayari kwitegura by'igihe kirekire bro by'igihe kirekire urumva dusuye tugiye mu mujyi wa Kigali ku ikipe ya Rayon Sport ikaba yamanukanye n'umukinnyi
yakoresheje amatexte w'umunya Cameroon waramubonye witwa Asanaba Innocent naramubonye aza ni umuwinga mwiza cyane uyu mukinnyi akaba yamanutse rwose ashe gusinyira ikipe ya Rayon Sport ntabwo ari bukore test nta test agomba gukora yavuze ko bamuzi neza mubonye batagomba guca muri test ariko mu bandi benshi bari bazanye Robert Nyara ari gukoresha test bari bamaze gushimamo babiri kandi n'ubundi rebye Rayon Sport ntago ikeneye abakinnyi benshi cyane kurya renza abakinnyi batanu ibabonye bijyanye n'ubushobozi byaba ari byiza ariko kora ko n'ubushobozi bawigonga iri kugerageza guhuza ubushobozi no gukemura ibibazo bafite mu bakinnyi so bamaze gusinyisha n'abandi babiri bamaze gutsinda test bashobora gusinya vuba tutarava rero mu ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kubwumvikane hagati y'abakinnyi na ekipe ya Rayon Sport uwitwa Ganijuru Elia uramuzi ukina ku ruhande rw'ibumoso inyuma kuri gatatu n'uwitwa Ishimwe Fisto wa musore mugufi yakinnye mu ikipe ya Marine no mu ikipe ya APR na AS Kigali ukina ku 10 bamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport yuko babarekura bakishakira handi kuko batabona umwanya wo gukina aba basore byari ngombwa ko ikipe ya Rayon Sport barekura urebye Fisto kuri uriya mwanya byari kugorana Rayon Sport ifite abantu 10 benshi bafite Paplay Muhire Kevin hakina urumva ko nk'umukinnyi ukiri muto ukeneye gukina nanjye nyeka ko bamurekura akajya gushaka ahandi akina kubera ko urabona ko muri Rayon Sport hari abakinnyi babiri kandi bakomeye cyane bamurusha kandi si umukinnyi wo kwicara ni umukinnyi uri muri cya gihe cyo kuba yakina kugira ngo akomeze kuransa kariyeri ikomeze kuzamuka so ashobora kujya ahandi akaba yakina byamufasha cyane kandi Rayon Sport ikomeze kugumana umukinnyi udakina umwanya ifite abakinnyi babiri muri transferi tutigeze tuvugaho cyane witwa Nsanzimfura Kedi akaba yarasinyiye ikipe ya Gorilla amasezerano y'amezi 6 Nsanzimfura Kedi umukinnyi mwiza cyane ukina hagati mu kibuga Kedi ko bavugaga ko ari umuntu uri very talented bamuririmba Kiyovu mu Rwanda na Rayon Sport n'umubyeyi akabiza amavuga ati Kiyovu n'indekere umwana ajye muri APR nta masezerano dufitanye cyaje kugenda bite kari gukura niba bajya bavuga ngo nisabone Kedi nyine ni bya bindi by'umupira wacu wo mu Rwanda abakinnyi bababwira ngo bafite impano ngo nabakinnyi beza ugasanga bariraye bagiye mu madesordre inshingano zabo barazibagiwe ugasanga nyine talented yabo twabonaga isubiye inyuma nkuko nyine nabandi tujya tubibona urabizi mu Rwanda cyane turabibona ku bakinnyi yego Kedi rwose urebye uburyo yavugwaga bavuga ngo ni umupeturi talented azajya gukina i Burayi ariko ukaba uko nagenda asubira inyuma uko bwije uko bukeye umwaka umwe undi ubona ko rwose Kedi sinzi ikibazo yafite nashobora kuba wenda adafite nk'umenta abakinnyi bawe n'abakeneye cyane kuko barabafasha ariko wenda reka turebe ko hazajya azabona time yo gukina wenda akaba yakongera kuzamura urwego ikipe ya Gasogi yo yasinyishije umwataka ikuye mu cyiciro cya kabiri bita Jimmy wakinaga muri UR ariko akaba yari yaranyuze mu ikipe ya Nyanza n'ikipe ya Musanze je nabashe kumubonaho akina muri Musanze no muri UR naramubonye n'umwataka mwiza w'ibigango w'umunyarwanda ukiri muto Kensiro yavuze ati impano yanjye yo mu cya kabiri nk'ibisanzwe kuko asanzwe abakora impano yabaye amusinyishije uwitwa Jimmy umwataka mwiza cyane tuzabona muri phase retour akaba yasinyishije n'umusenegale Kenshi akaba yasinyishije n'umusenegale n'amakipe ari seriye cyane umwataka cyane atubwiye ati uyu nguyu mu mwitege uyasanye ibitego byinshi makipe ari seriye muri transferi ikipe ari seriye cyane izo rero izo transferi zari ziri hano mu Rwanda ariko muri APR ntabwo tujye tunyura muri APR rero APR ikaba yarekuye witwa Chidiebere Nobodo harya ngo bamuguze 180 108 aha mana yanjye uyu mukinnyi we n'uwitwa Godwin Odibo banyereka highlight nge nari ndi kubona ameze nk'aba ba Jeremy Duku nkabona ko ari Jeremy Duku neza wa Man City atiri buracenga kubita abantu ariko ageze Nyarugenge niba Nyarugenge barahaboneye iki APR biramurekuye APR yamaze kumurekura nta kindi kintu APR yakoze yahise imanukana intwaro hatari yamanukanye intwaro hatari yikojeje Bugande yikojeje abataka Bugande yamanuye abawinga nagara abataka burya mwene nimero 10 ndi umuwinga urumva umuntu ukina nimero 10 umuwinga bose tusigaye tubabara nk'abantu batsinze witwa Hakim Kiwanuka barabo turabazi cyane baranabavuze cyane turabazi abo bamanukanye rutayizamu w'umunya Burkina Faso witwa umunya Burkina Faso uno mwataka atangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso kuva mu 2018 ngavuye muri GS Kabiri yo muri Algeria ubundi ugiye kureba performance y'umukinnyi ukora pajamo national ntabwo ari bigiye yatangiye ahubwo ari bigiye aheruka ngo nicyo gihe niba icyo gihe ariko niba icyo gihe yatangiye sinzi ariko akavuye mu kipe avuye mu barabo muri GS Kabiri muri Algeria urukumva champion ikomeye n'umukinnyi ukomeye kabisa no utazamu bita
bita Kwatala umunya Burkina Faso Katureka azatanga akazi ku Kazatanga badefense akazi mu Rwanda kabisa, bitandukanye nabo wenda APR yari yaguze Jibril Kwatala gutangira. tumutegereze kabisa niba yaza akarusha Bambawuma nabo bitwa ba Mamadusi numva APR kiri mu biganisha hakurekura Mamadusi Dauda Yusef ize yiyongere kuri abo bakinnyi ariko bagiye bagorwa no kuba bakwigaragaza kabisa. Izo rero nizo transferi twaba tubanyuriyemo zari ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere ko rero dusoza twavuga uko amakipe atomboranye mu gikombe cy'amahoro tubinyeremo fasta ku mikino izaba kuri 11 na 12 z'ukwezi kwa kabiri. Iyo ni imikino ibanza yo kwishyurwa 16 na 17, aho ikipe y'Amagaju yatomboye Bugesera Football Club. Match ikipe Magaja azitambukira hano bana azitambukira Bugesera izi gukina igikombe cy'amahoro. Bivuga ko yageze finali igikombe gishize winyobya kabisa. Ikadutegereze. Bugesera nta kintu yavuga na Magaju. Kigali izakina n'ikipe ya Vision. Hano birashobora kugorana. Ndamahirwe AS Kigali ngewe. Nk'ikipe nkuru. AS Muhanga izakira ikipe ya Gasogi. Kenisa hana zikamata. Kenisa nagajya kunda gutsindwa rega. Uretse ko numvaga bavuga ngo atsindwa n'ikipe ashaka agatsindira. City Boys yatomboye ikipe ya Gorilla. City Boy yatomboye mukuru wa Gorilla. Urumva na Gorilla azabyumvikana. Na Gorilla. Intare FC na Musanze. Na Mukura Victory Sport. Still Intare zishobora kuzatanga akazi kwa Mukura ko Mukura twabonye ikina na Rutsiro hano ntabwo ariko Mukura yatsinze Rayon Sport. Ntabwo basanzwe zikwikamata ku mayikipe makuru. Ariko uko twayibonye twebwe ikina hano Gisenyi ku Muganda ntabwo ari ikipe twahita twizeza. Musanze FC ni ikipe ya APR Football Club. APR na Musanze. Rucabana. APR. Nyanza FC ni ikipe ya Police. Nyanza kipe mu cyiciro cya kabiri zageze muri 18 Nyanza FC na Police, ariko na ya Police aya ngaya. Police rwose nk'ikipe iri mu bibazo byo guhindura abatoza abakinnyi batara. Police yanasuwe n'umuyobozi mushya wayo, abakinnyi barimo Byiringiro Rage, uwitwa Biramahire Abedi, nako Bigirimana Abedi, uwitwa Kizimana Muhaji, uwitwa Zidane watanze itangazo rikomeye abwira ati twebwe tugomba gutwara igikombe cya championnat cyangwa se igikombe cy'amahoro. Barabimwijeje rwose umuyobozi mushya w'ikipe ya Police. Reka tuzabitegeka amaso turebe. Rutsiro FC ikaba izakira ikipe ya Royal Sport, umukino ukomeye cyane. Iyi match irakomeye cyane. Umukino wa mbere uzabera i Rubavu tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Murera nta kintu nayizeza, iyi match ndifuza kuzayerekana. Tugomba kuzayireba live. Yes, tukazagerageza no kuganira n'abafana mbere y'umukino na nyuma y'umukino. Gusa uko bizagenda kose Rayon Sport izaze yikandagira kuko hano noneho cyane hano Rutsiro ni ikipe ikomeye idagipfa kwatsindirwa, yamaze kugira fan base iri big cyane, iri muri form, ikipe imeze neza. Rayon Sport izaze yitonze. Jarudi rero nayo niyo makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi. Izo nizo nkuru zihari, tuzakomeza tugenda updatinga. Iburayi ho ntabwo twavuga byinshi, urabizi ni Champions League kuba tubigarukaho, tuba twibanda cyane hano iwacu. Niho cyane tuba tugomba amakuru yandi updatinga. Abafite ni WhatsApp yanjye, Instagram, Facebook, Kakule ari Instagram, Kakule ari Facebook. Abantu bashyira amakuru cyane bafollowing ku mbuga zose, TikTok ari Kakule, uzambona hose. Fabrizio Romane wo mu Rwanda ajya kugezaho amakuru yose ari update ngomba kuyakugezaho rwose. Na nimero yanjye birimo aho ngaho muyibona, wanyandikira Instagram. Ufite ibyo ushaka ko tukwamamarizaho hatugeraho katuvugisha. Rwose naho tubibutsa ko nyine abantu mukeneye amarangi, mukeneye gutura ahantu hasa neza, mukeneye gukosoza imodoka zanyu, mukeneye amarangi ahantu hagiye hatandukanye, muri Janet Auto Paint niho tubarangiye. Bakora mu mujyi kuri Dodane, yatuzaniyemo n'amakaro, ari kwigira ku ruganda mu Bushinwa. Mugereyo muri amakaro mutarabona. Hariyo n'amakaro ndaza kugerayo. N'amakaro y'inyuma yawe Kakule wagira ngo ni itafari karo ryiza cyane, rimeze nk'itafari kabisa. Ni ukuvuga ngo Janet kabisa ku marangi yongeyemo n'amakaro. Turamwifuriza umuterankunga wacu gukomeza kwaguka no gutera imbere. Still n'abantu bari muri Kongo nubwo bitameze neza, ariko yari afite branch hanigoma, so muhagane mugura amarangi, natwe muduhamagare. Hanyuma n'ibindi bikoresho byose, imiseno, abagiye gutangira gukora amagaraje, mukeneye ibikoresho bigiye bitandukanye bijyana no gutera amarangi, muri Janet Auto Paint niho kabisa tubarangiye. Muhagane hanyuma natwe reka dusoze tujye mu yindi mirimo. Tuzasubire nge na Kakule na Jarudi Kells na Kakule, reka tuzasubire tuno kureba ku makuru yaranze weekend yashize. Yaranze weekend tugiye kujyamo.
ari amashampiyona menshi tuzagaruka tubahereza update z'ibyabaye. Kindi mujye gustreaminga indirimbo z'abahanzi bacu hano Gisenyi barimo gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndazibahereza ama link kuri WhatsApp, muba supporting, mukora ama subscribe kuri channel yabo, mu liking izo ndirimbo, muzicurange, muzibyine, mwishime, kugira ngo mukomeze kubona ko Gisenyi iri talented, kandi nabo bahanzi bakomeze nabo kubyungukiraho, mubamenye, tugira abastari bacu hano, hanyuma imyidagaduro na entertainment bikomeze gutera imbere. Yeah, we sign up, be blessed.